kugira urusengero ariko reka dufate ijambo n'Imana ho gatoya turangiza twakire ababyeyi ba Yves bari gutumbira ngo kugira ngo dusezere ku wacu kuko ibindi byinshi n'ubuhamya turabikora ku rusengero. Reka turebe Zaburi ya 15 murongo wa mbere fashe mushiki wacu dusabire twihuta kugira ngo twumve impamvu iri jambo ryabayeho tutarabaho, ndetse hari abatubanjije bagiye bagizereramo natwe uyu munsi none rero twasanze iri jambo ntabwo rihinduka. Reka twumve ababoneka mu ihema ry'Uwiteka, abazagerayo ni bande. Yego, Zaburi ya 15 murongo wa mbere handitse ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera, n'ugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, utabeshyesha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo Dawudi yabajije kandi mu byari bikomeye bitoroshye. Abazimana ye yamuremye aravuga ati se ninde uzagera iwawe numeze gute? Dukurikije umunsi wa none turimo turareba umukozi w'Imana
kandi turimo hari ikintu arimo kutwibutsa twese turi hano uyu munsi. Turimo turareba wakuye muri umubiri, ariko twese niyo nzira. Ariko ikibazo se muri iyi nzira ari nge nawe twiteguye gute? Dusanze uyu munsi wa none iyo turebye mu gihe gitoya tumenye Yves ni igihe gitoya, ariko muri icyo gihe mu nzira yabonaga ko atunganye. Yarabajije ati se numeze gute? Nutagirira nabi mugenzi we, nutafite ishyari, nudafite inzangano zo mutima, kandi cyane cyane ndetse akubaha uwo waturanye. Ibi ngibi iyo tubirebye ndetse birashoboka ko hano hari abaturanyi be kandi barahari, hari n'abaririmbyi baririmbanye wenda mwabonaga mu buzima bwa buri munsi cyane abaturanyi. Uyu munsi umukozi w'Imana umwami aramuhamagaye. Amen. Kubera iki? Iyi mirimo Yves arayifite yo kwerera imbuto abaturanyi. Mu gihe gitoya ngewe twari tumenyanye, nabonaga mu buzima bwe akunze ko acecetse, ariko yavuga ukumva ko avuze ijambo rifatika. Amen. Kandi tubuze umuntu. Mbabwire torero, niturasengera murabizi neza ko mubuze umuntu. N'abaririmbyi muri hano, reka mbabwire ngo nimukomere. Icyama ngo dukore ibyiza kugeza tuzahurireyo, kuko imirimo ye yakoraga kuri iyi si yararanye, ariko uwo yakoreye azamuhemba. Amen. Nukuvuga ngo nutabesheshya, ntabwo yumva kundaga kwirara cyangwa ngo abeshye. Nudakunda ifeza ngo kugira ngo akunde ahemuke, mu kazi ke ka buri munsi yahoragamo ndumva nta muntu wigeze abeshya, kuko umwami Imana yamukunze kuturusha. Reka mbwire imiryango ndetse n'inshuti n'ababyeyi, haleluya, ubu bwami Yves yarabukoreye. Reka duhereze Imana icyubahiro kandi ibi bintu bibasobanurire. Nge narivuze mu gihe ababyeyi baramuzi kuruta uko njye nabimusobanura, ariko twebwe nk'itorero cyangwa se nka famiye cyangwa n'abantu babonaga buri munsi, hari igihe hashiraga nk'amezi 2 wenda ngashyanga mubona cyangwa n'3, ariko igihe cyose nabonaga muri we ntateze guhinduka. Ariko uyu munsi wa none reka mbabwire ngo Uwiteka yamukunze kuturusha, kandi mbwira ababyeyi iri juru Yves ararikoreye. Nudakunda amera ari iby'isi, nutagira intonganya, nutagira ubugome, nutagira amashyari, nutwirarira, uyu mukozi w'Imana ntabwo ajyaga agira ibintu byo gushyakira, kuko n'amagambo avugaga yabagabazi. Niba n'umuntu yabaramukiye sinzi, kubera nzi neza mu gihe cyose hari igihe kimwe twahoraga nkiba nkategereza igihe ari bunganirize nka kubora muri uwo magambo afite ni make, ariko yajya gutora akavuga ibya Kristo. Haleluya. Amen. Rero reka uyu munsi none babwire ngo nimuhumure, uyu mwami yamwakiriye ndabizi neza. Twebwe turimo turareba ko yakuye mu mubiri, ariko nawe se ese mu baturanyi, ese mu itorero ubarizwamo, ese aho utuye mu gipangu ubamo ufite imbuto turebera kuri mwene data uyu nguyu atwigishe ibi ngibi rero kugira ngo twige. Wa mugabo wa mukobwa wa musore uri hano, twese uyu mirimo yo mu isi tuzayirangiza, izarangira hano ku isi, ariko hari indi mirimo Uwiteka azatwibukiraho. Haleluya. Muzirikane, ube ugendera mu ndege, ugendera hasi, ariko iki twamba uyu mubiri uyu nguyu uzapfa, ariko uri muri twebwe. Haleluya. Urugero kuza ngo amaso azabura Uwiteka saya nayundi. Haleluya. Ntabwo ari uyu mubiri. Ijuru tuvuga nako tuzarita, tuzi mu bantu bapfuye bagiye mu ijuru badapfuye ni umuntu umwe twibuka twese. Twese tujye dusoma Bibiliya, ariko abandi bose haba abakuki bande babishaka n'abandi bose banyuze muri iyi nzira mugaragaro banyuze, ariko aravuga ngo hahirwa bapfira mu mwanya. Mukaravuza ngo nimureke baruhuke imiriho n'imihati, kuko imirimo yabo igize ute ibakurikiye. Ndabizi neza, reka mbibutse ko imirimo Yves guca bugufi kwe no guturiza imbere y'Uwiteka akubaha Imana.
haleluya. Nzi neza ko imirimo y'igihe imukurikiye, reka mbabwire ababyeyi, imirimo y'igihe imukurikiye ndabizi neza iramukurikiye, kubera uburyo wabaga rimwe na rimwe ndibukajyaga rimwe akora agashya nkabona asanze nk'imuhanga ku itorero, nkabona uburyo bose uriya mugabo aravuga, nkanajyaga mbaza rimwe na rimwe abo bazanye uriya mugabo aravuga, ariko kumbi muri we niko yabaga yumva yiturije kandi kumva bimuhesheje iki? Amahoro. Mpamya neza hano hari abantu bakoranaga nawe, nzi neza ko no mu kazi nta muntu yaba yaranduranye, kumwe abantu batukana bakagira ibitutsi, nzi neza ko uyu mukozi w'Imana nta bitutsi agiraga mu kanwa, nukora ibyiza kandi agakora ibitunganye. None tuvuga ngo uwo nguwo niwe uzaboneka imbere ya Data muri rya hema. Haleluya. Mureke dusiganirwe, ibi ngibi tuzabisiga, ariko haleluya tukiri kwisi dukora ibyiza, nibyo bidutegurira aho turimo kujya. Nukora neza Data wa twese azaguhembera imirimo myiza. Reka mbasabe rero kubwira ijambo rya buri muntu wese, iri jambo aritekerezo, nugenda imbere y'Imana atunganye, haleluya, afite ingeso nziza, yera imbuto zikwiriye abihanye. Ese turazifite? Isuzume nanjye nisuzume, imirimo myiza urayifite? Ese ntuca imanza? Birashoboka ko waca imanza, birashoboka ko waba umucamanza, birashoboka ko waba ushashariza mwene so, birashoboka ko waba muri wowe ufite ukuntu utaramana mwene so. Ntago iyo nzira ntago itunganye. Kuri finali ya nyuma gerageza Uwiteka gusanga no muri iri jambo na mwene Data yakwigisha, yego se, kandi mpamya neza arashidikanya birashoboka ko yuko uyu munsi wa none urugendo rwe wenda si urugendo rwe, ariko inzira ni imwe. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko, ariko si wa mukobwa we, nibyo wa mama wa mugabo itekerezo najya nitekerezeho, ariko urabonaga atunganye. Haleluya. Niyo mpamvu imirimo igomba kugira ute? Kumuherekeza. Reka mbasa tutizibye amagambo kuko ibyisitore vugira hariya niho naho turi butinde hano twatongeza kugira ngo tumusezere bwa nyuma turi hano. Yego yemwe, reka mbasabe rero duce bugufi dusenge Imana. Ariko wowe witekerejeho, ese ufite ingeso nziza? Ufite ingeso nziza? Banza wite mbere ko dusenga, ntugendere imbere y'Imana atunganye. Wa mugabo wa ufite ingeso nziza, nibyo waba umuririmbyi wa mudiyakoni waba icyo cyo cyose uyu munsi wa none, ariko si ingeso nziza ko turebye uzagera mu ihema. Dawudi aravuze ngo ninde uzaboneka imbere yawe nukora imirimo myiza itunganye. Nibyo turababe kuko tubuze umuntu, ariko imirimo y'igihe imuherekeje. Ego abaririmbyi bashyireho, baririmbyi baririmbe. Gitare Imana reka ngungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe none ubu yishemu avumba we binyiza uburyo ngombi urubanza rw'ibyaha n'imbaraga bizabyo mbega uzatsinduka undi n'imbaraga bizabyo mbega uzatsinduka undi ibyo twakora byose n'umwete wacu. Sabare ba nyirasenge nabo baza, ba nyirasenge ari we bari muri batisimu wegere hino. Byose ntibyashobora kudukura w'ibyaha, byose ntibyashobora kudukura w'ibyaha. Simbare famiye divina nayo gorewe nawe iye famiye nayo yishure kuncungura simfite icyo naguha.
na barumuna be barumuna bayize babanguke muze sinabasha kwikiza ndagushaka umuntu wagire uyu wacu mutabazi negufa wagire uyu wacu injira y'Imana injira wankundaga Imana kwakira wakoreye ijuru bari bana yive n'abanyure hano isazo ndazima ekasabe umushumba yirwanaga nawe mu murimo w'Imana wari umushumbi mu murimo atuvuje atera intangaze dusezewe hano iwe ariko mu ijoro turakomeje kandi nzi ko yakubereye umukristo mwiza ntacyo umushinja reka sabe bari abaturanyi ndeba n'inshuti tubikore twihuta nta kibazo abantu bakoraga nayize umwihariko waze mu gakinjiro umuryango muduha akayira abamara kuva hano bagiye hanze bagiye bahita batanga akayira nibutsa abantu bajyaga babana n'uyu muryango hano mu rugo hano hafi
wenda wabonaga amasengesho uburyo bwo gusenga cyangwa bugufi y'umuryango, haba abaturanyi, haba babanaga nawe umurimo basengana hamwe rero, ndetse n'umudamu we nabo bagiye kwegera hino kandi tukomere tukomere tubaza kurangira utubwire yakoreye Imana ndabizi neza sabe mutange inzira hano hagufi agakorasi aheruka kuririmba muri bucyari bw'itahire, ubwo tubaza uririmba izabanesheje. ndibuka abamamagaye babimbwira ko yari yararirimba agacuranga intebe, ako nako mukibuke rwose mukaririmbe, kuko birashoboka ko ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje, hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje, hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje, hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje, hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje, hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje, hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje, 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 hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje, hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje, hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. ubwo nibwo tuzaba
turirimba izabanesheje hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje 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 murakoze sinzi nimba byari icyo batubwiraho gake ku imbaraga Imana iguhaye asabe agira mwadiri turikire hano iwe hari icyo umubyeyi we yatubwiraho ubundi akiri ku mutima Imana imuhaye izo mbaraga kugira ngo tubone tugende kuko niwe dusaba nk'umubyeyi wacu murakoze cyane biragoye muri aka kanya kugira ikintu umuntu yavuga ariko iyi ni inzira ya twese ntabwo narenza ku byo uvuze n'ibyo twize mu ijambo ry'Imana igisigaye cyangwa isomo dusigiwe nkatwe abasigaye ni ugutunganya inzira yacu twebwe tukiriho ubu tuvugana urugendo ararurangije hasigaye twe ya Ive rero Ive ni imfura yanjye niwe mukuru mu bana banjye kumuvugaho biragoye cyane kuko ni byinshi namuvugaho gusa gatoya mu gihe twavuganaga